Mwaramukanya amahoro y'Imana abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV, tubahaye ikaze ku murongo wacu ari nawo wanyu kugira ngo twongere tuganire kuri iki gitondo cyiza cyo kuri wa kabiri tariki 29 Ukwakira. Turagira ngo tuganire ku byerekeranye n'ikibazo cyaraye kibaye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakarenzo. Nyakarenzo ni umwe mu mirenge y'akarere ka Rusizi isa naho yegera igice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gaturanye n'uturere twa Nkanka, mbese ni n'uturere dukunda kubamo abantu ab'i Kigali, si ni Kigali gusa n'ahandi, muzi abantu bitwa abameni murabibuka, ni ba bantu bajya baguhamagara bakakubwira ngo nitwa runaka, hari amafaranga yayobeye kuri telefone yawe wayansubiza, urabugize neza, Imana igaha umugisha. Wabikora amafaranga akaba aragiye. RIB irirwa ibafata ikaberekana mu itangazamakuru abantu nk'abo ngabo. Muri uwo murenge rero ubu ngubu ikizindutse kihavugwa kandi ubona kibabaje ni umusore w'imyaka 28 uvugaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 3. Namwe munyumvira ibintu byabaye muri uru Rwanda. Koko ibi bintu biragana hehe? Uru rubyiruko rw'u Rwanda, aba bantu bangiza abana, tekereza guhohotera umwana w'imyaka 3. Ariko ndagira ngo munyumve neza, ni ibyanditse, ni ibintu ndi gusoma ku Gihe bivuga ko ari uko byagenze, yuko uwo muntu w'imyaka 28 yasambanyije umwana w'imyaka 3. Murabizi umwaka ugira iminsi 365, ubwo rero ukube gatatu, wumva iminsi yaramaze ni iminsi 1000 urebye, cyangwa se irengaho gake ageze ku isi. Ni ikintu kibabaje, ariko ababivuga bavuga yuko ngo yamushukishije ngo igiceri cy'ijana. Ni ibintu umuntu akwiriye kumva muri urwo rwego rwo kumva yuko bibabaje, ariko nanone wenda RIB izakomeza ikurikirane, nta wamenya ishingiro ry'ibi bintu. Burya hari n'igihe, munyumve neza, ntabwo mvuga yuko ibyakozwe bitakozwe cyangwa se byakozwe ndimo ndashingira ku byanditse, ariko nanone nkibaza umwana w'imyaka 3 abazi agaciro k'amafaranga ku buryo bamushukisha amafaranga akumva agaciro kayo. Ni ikintu ngende kwibaza, wenda n'abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV nabo bashobora kubyibaza. Ku myaka 3 ni gute umuntu amenya agaciro k'amafaranga? Ese ubundi umwana w'imyaka 3, abagome bo bashobora kubikora, kumusambanya, birumvikana, ariko icyo umuntu yibaza kugeza ubu ngubu ni ukwibaza ukuntu ku myaka 3 umuntu ashobora gushukishwa amafaranga uko yabangana kose, uretse niyo ataba n'igiceri cy'ijana, uko yabangana kose na miliyoni. Sinzi ko umuntu w'imyaka 3 abaza agaciro kayo. Ni ikintu umuntu yakwibaza. Abashinzwe ubugenzacyaha RIB n'abandi bazaperereza bumve ishingiro ry'ibyo bintu, tutirengagije yuko hari n'igihe abantu bashobora kubeshyera abandi yuko bakoze ibyo ngibyo kugira ngo babafungishe, kubera wenda ibyo bapfa utamenya ibyo ari byo. Inkeka yuko ubugenzacyaha, urwego rwitwa Rwanda Investigations Bureau, icyo ruba rukora iyo rufashe umuntu nk'uwo nguwo ni ukugira ngo nyine rumufate, hanyuma rukurikirane, rurebe niba ibyo aregwa cyangwa avugwaho koko bifite ishingiro. Kuko hari n'abafatwa ubugenzacyaha bugasanga nta mpamvu zifatika bwashingiraho bubafunga, bubakorera idosiye, bukabarekura bakagenda. Hari n'igihe bafatwa mu rwego ubwo, ariko ntabwo ndi umukozi wa RIB, niko mbikeka, bikaba byakorwa mu rwego rwo kurinda uwo muntu ukekwaho ibyo kuba yagirirwa nabi n'abaturanyi. Murabizi umuntu, hari bamwe bashobora guhubuka bashingiye ku marangamutima, batiriwe batekereza kabiri, umuntu nk'uwo bakamugirira nabi, cyane cyane ko aho ngaho mu cyaro akenshi usanga abantu ubushobozi bwo kubanza gusuzuma ibintu neza buba butarakura cyane ngo bugere ku rwego rwo hejuru, ku buryo mbere yo kugira icyo bakora babanza gutekereza kabiri, akaba yahururana umupanga agatema umuntu. Ubwo rero nk'iyo afashwe uwo muntu akaba afunzwe cyangwa se akizwa ahantu, uretse no kuba wenda yakorwaho n'iryo perereza, ariko aba anarinzwe n'abo bantu bashobora guhubuka bashingiye ku marangamutima bakaba bamugirira nabi. Ubwo rero ariko reka tuvuge ku kintu
icyo guhohotera abana. Ikintu cyo guhohotera abana ni ikibazo gikomeye cyane. Abana ni abana nyine. Aba ari umwana, nta ibibazo by'abantu birirwamo, ibyo bapfa, basangiye amasambu, basangiye amasano, kuko abagira ibyo bapfana ni nabo bagira ibyo bapfa. Umwana ibyo ngibyo ntabyo abazi. Kumuhohotera rero, niba nabyita uburwayi bwo mu mutwe, niba ari ubugome, niba ari iki, simbizi pe. Abize ubuhanga bwo kumenya imitekerereze ya muntu bazasobanurire icyo kibazo, bazagisobanurira Abanyarwanda. Habeho symposium, habeho inama ngari itumira abaturage, itumira abandi, abahagarariye abaturage. Ntabwo ari abaturage bose baza, ntabwo babona aho bakwiriwe. Batubwire ubundi bigenda bite kugira ngo umuntu w'imyaka nk'iyi ngiyi 28 cyangwa irenzeho ahohotera umwana utaragira imyaka 18 y'amavuko. Ni icyo abagiye kumushakamo. Icyo gitsina kiba cyaramutwaye uruhu n'uruhande, kuki atajya kugishaka mu bandi bakuru banabyemerewe, mu gihe babyemeranyije hagati y'uwo nguwo n'uwundi badahuje igitsina. Njya numva babangaye n'ababikora bagihuje. Ibyo ngibyo ni ibyabo, ntabwo nabitindaho, iyo n'indi ngingo. Ariko se kubera iki umuntu agira umutima wa kinyamaswa wo kujya guhohotera umwana? Hari n'ababikora nabo bafite abana bangana n'abo ngabo cyangwa se bato kuri abo. Umuntu akajya guhohotera umwana w'imyaka 15 kandi nawe afite umwana uri mu byiruka, uri mu gimbuka, w'inkumi, ugenda uba umwangavu. Abayobozi iyo mubajije abo bantu bababwira yuko babiterwa n'iki? N'irari, ni uburwayi, ni amarozi, ni ibishitani, ni ibidayimoni, ni ibiki? Mutubwire, mubwire Abanyarwanda icyo kintu icyo ari cyo. Ese ubundi umuntu ashobora kureba umuntu, kwa kundi ushobora kureba, uriya hari igihe ushobora kwitegereza umuntu ukaba utari kuri iyo muntu, nkurikije uko mubona ndabona yavamo igisambo. Ashobora kuba yiba, cyangwa se yaribye, cyangwa se mbese umuntu usanzwe ubana n'abantu b'ingeri batandukanye, ushobora kureba umuntu ukaba utari ko uriya muntu ashobora kuvamo igisambo. Ibyo ngibyo murabizi rwose pe. Hari n'igihe aba igisambo udashingiye ku kuntu asa. Ushobora kuba asa neza, yambaye neza, rwose ubona ari umusirimu pe, ariko ukamureba uburyo atambuka, ukamureba uburyo yikoza hariya, ukavuga uyu muntu ashobora kuba ntacunze neza, ashobora kunyura. Ese nimutubwire bayobozi, n'umuntu ufite uwo mutima wo guhohotera abana, nawe ushobora kumureba ukavuga uyu muntu ashobora kuba ari mubi. Haba hari ibimenyetso umuntu yaheraho akeka uwo muntu, ukavuga uyu muntu mugendere kure, murinde abana banjye. Mu bipangu aho tuba n'ahandi, ushobora kureba umushyitsi, ukareba ababa muri icyo gipangu, ukareba ukavuga uyu muntu ashobora kuzangirira n'aba bana. Nimutubwire ababyeyi bamenye ngo bimeze gute. Najya asiga abana, ajya amenya ngo ariko nubwo mbasize atahe kare, buri kanya bari kuri telefone, buri masaha birabaza ati bimeze bite, kugira ngo bamenye ngo ibintu byifashe bite. Wa muntu twasize ko twasomye cyangwa twumvise bavuga yuko umuntu umeze nkawe aba ashobora guhemukira umwana wacu, aho ngaho ntiyaba yabikoze? Umubyeyi akabaza, agatelefona akabaza umukozi, akabaza abaturanyi ubuzima bw'umwana we. Akabiterwa n'iki? Kubera yuko byibura hari amakuru afite y'ibanze avuga yuko umuntu witwara gutya aba ashobora kugirira nabi umwana. Ese hari ibimenyetso? Mutubarize bayobozi, mutubarize izo ntiti zize za kaminuza zaminuje mu mitekerereze ya muntu, zitubwire mu nteko z'abaturage byibura ako kantu kajye kanacamo. Babwire uyu munsi si kuwa kabiri, mu nteko z'abaturage abayobozi bajye babwira abaturage bati nyamuneka ikibazo cy'abantu bahohotera abana kigeze kuri iyi ntera, kandi twumvise yuko umuntu ushobora gukora ibintu nk'ibyo akenshi aba yitwara gutya na gutya, agira imyitwarire iyi n'iyi. Mujye mubamenge, mucunge, mutange amakuru, umuntu akaba abizi. Nimutubwire tumenye ngo bimeze gute. Ikindi kirimo ni ukuvuga ngo ese ko ibihano bihari kandi biremereye pe, aba bantu kuki bongera bakagaruka? Abahanwe
mu myaka yatambutse habagaho ikintu cy'uko umuntu wakoze icyaha nk'icyo ngicyo kiremereye cyane kuri urwo rwego, yaba yasambanyije umwana, yaba yishe uwo bashakanye, mbese wakoze icyaha kigakangaranya abantu, yaburanishirizwaga mu ruhame aho icyo cyaha cyakorewe. Abaturage bakaza kumva iryo shyano ryaguye muri karitsiye yabo aho batuye. Ese biracyabaho? Ibyo bintu biracyabaho? Kubanza bibayeho byagira abo bikanga, bakavuga bati bya bintu birakomeye, reka tubireke, nubwo nafungwa cyangwa se niyo ntanafungwa bikagaragara yuko ndi umwere, ariko ningaruka hano abantu bazabona yuko ndi igicibwa. Icyo gihe byanatuma hari n'abandi bari bafite igitekerezo nk'icyo bakabivamo bakabyibagirwa. Icyo kintu kiracyabaho cyo kuburanishiriza abantu bakekwaho ibyaha nk'ibyo biremereye mu ruhame, abanyamakuru bakaza. Gusa abanyamakuru byo ndabizi, amwe mu mabwiriza abagenga ni ukwirinda kwerekana isura y'umuntu igihe icyo ari cyo cyose atarahamwa n'icyaha, kubera yuko hari principe yitwa presomption d'innocence. Umuntu utarahamwa n'icyaha buri gihe aba ari umwere kuzageza igihe urukiko rubimuhamirije. Kereka niba ahubwo wenda byarahindutse bikaba yuko umuntu aba ari umunyabyaha kuzageza igihe ahubwo urukiko rumwerekanye ko ari umwere, kereka bibaye ari uko bimeze. Ariko ubundi muri rusange umunyarwanda aba ari umwere igihe cyose atarabihamwa n'urukiko. Ariko rero nibarebe niba icyo kintu kitagaruka. Ni icyaha gikomeye, imyaka 25 cyangwa se burundu, ni ibihano biremereye cyane. Ariko rero icyo nk'umurongo Nyarwanda TV twumva twasaba ababishinzwe n'abandi ni ukuzadukorera inyigo ya gihanga, bakatubwira ese ubundi abantu nk'abo ngabo ni bantu ki? Numva hari mu ndimi z'amahanga babita abapedofile. Abo bantu bafata abana ni ukubahohotera. Abana ntabwo bagira ingufu, ntabwo ari ku ngufu. Abantu bahohotera abana ni bantu ki? Ese barabivukana? Ese ni ibintu bareba ku mateleviziyo n'ahandi? Urabona isi yabaye umudugudu, ni ibintu biga, ni ibintu kwiga mvuga babyigira kuri bande? Mu Kigara aho baba, aho bize, bibavuka biri muri genetike yabo mu maraso, biza bite? Ese iyo genetike ni igihererekane cyo mu muryango? Nibatubwire, nibadukorere iyo etide, batubwire tumenye ngo abo bantu ni bantu ki? Ni bantu ki? Ibintu bibera mu Rwanda bisigaye bitangaje cyane. Muribuka akazungu wishe abantu akajya bajugunya mu cyobo, uwo nguwo muramwibuka ukuntu u Rwanda rwacitse igikuba, ibintu bigacika. None haje ngo n'usambanya umwana w'imyaka 3. Namwe mwanyumvire nuko imyaka 3. Ese ubundi imyaka 3, umwana w'imyaka 3 aba ataramenya no kuvuga neza, aba mu by'ukuri ingingo ze z'umubiri ziba zikiyegeranya zigikura. Umuntu amusambanya ati? Ubwo bukoko, ubwo bunyamaswa buza bute? Biza bite? Ibyo bintu bibaho bite koko mu Rwanda? Ese ko wumva n'uwo wabikoze afite imyaka mike ya 28, we yabyize ati? Kuko niba yarize ibyo ari byo byose yakagombye kuba arimo arangiza kaminuza. Se niwe yabyigiye? Niba ataranize kandi urumva nanone aracyari muto kugira ngo azamenye ubwo bunyamaswa byaje bite. Ribu nijya inafata abantu nk'abo ngabo ikabakurikiranaho ibyo byaha, ijya inareba n'uburyo yazanabageza ku bandi bahanga, hakabaho ubushakashatsi bagatanga ubuhamya batera gukora ikintu nk'icyo ngicyo, tukamenya uko twitwara. Bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV rero ni icyo ngicyo nagira ngo tuzinduke tuganiraho muri iki gitondo. Ni inkuru ibabaje rwose pe. Ariko byabaye, biravugwa, ntabwo navuga ngo byabaye nk'aho nabihagazeho, oya, munyumve neza. Biravugwa ko byabaye, ubugenzacyaha bwabigezemo. Nanatangiye mvuga yuko bigoye kwiyumvisha ukuntu umwana w'imyaka 3 bamushukisha igiceri cy'ijana ko ariko abatarumva n'agaciro k'amafaranga. Ntabwo mbihakana cyangwa mbyemeze, ndavuga ibiriho. Ikindi nisabiraga muri iki kiganiro twagiranye ni uko
ubugenzacyaha n'abandi bahanga bandi bose bakora mu nzego zitandukanye z'u Rwanda badukorera ubushakashatsi bakatubwira ikintu gitera umuntu gusambanya umwana ungana cyangwa se muto uyuwe cyangwa ya mwene wabo, biza bite ko abari abandi bantu bakuru babyemera batanabyemeye, hari n'ababahonga amafaranga, kuki ujya mu bana, bigenda bite? Batubwire tumenye ibyo ari byo, ni nabwo tuzamenya ngo ibi bintu umuntu yabyirinda gute mu buryo burambuye. Kandi ikindi twasabye ni uko abantu nk'abo ngabo hakongeraho kubaho gahunda yo kubaburanishiriza mu ruhame. Turabashimiye rero bakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV. Ni nujya kuri YouTube channel yawe, ugiye kuri YouTube uzabona ahantu hagenewe gushakira YouTube runaka, uzandikemo Umurongo Nyarwanda ukande, nukanda hazahita haza video zose twamaze gusohora. Niba utarakora subscription umanuke gatoya mu nguni yaho video ijya kurangira ahantu habanditse ngo subscribe, ubwo biza gusa kwanza kwinjira muri video hanyuma ukanda subscribe. Ushobora no gukora subscription ukinjiramo gusa, hanyuma tujye twiganirira tumenye ibiramutse bivugwa mu Rwanda, mu karere n'ahandi, twungurana ibitekerezo. Ha comment harahari, buri wese yazitanga, izo mbonye ntatinze mpita nzisubiza kugira ngo uwayanditse abone yuko nanayibonye, tuganire tugire uko twungurana ibitekerezo, musubize mushimire, icyo yambajije ntimusubize, dukomeze twungurana ibitekerezo gahoro gahoro, ibintu bikomeze bigende neza. Ndabashimiye rero nshuti zanjye, naho ubutaha mu gihe kitarambiranye, kandi rwose Imana ikomeze ibane namwe, umunsi mwiza.